Bimwe mu bice bitandukanye mu mujyi wa Kigali bigiye bifite inyito z'amazina afite inkomoko yayo, ndetse ugasanga hamwe hari ibikorwa bitandukanye byagiye byitirirwa aho hantu. Umubyeyi Dina TV yabakusanyirije amateka y'inkomoko y'izina Peyaje ibarizwa mu mujyi wa Kigali, aho ryakomotse magingo n'aya, iryo zina rikaba ritaribagirana. Aho hantu hakaba ariko hakitwa na n'ubu. Ndagusuhuje wowe uri gukurikirana iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere utwiyunzeho, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo n'ibiganiro byacu by'ubutaha bijye bikugeraho. Abagenda n'abatuye mu mujyi wa Kigali ahitwa Peyaje barahazi, kuko ubu hari n'icyapa cya bisi ku buryo umugenzi ushaka kuhasigara abwira umushoferi ko asigara kuri Peyaje, nawe akamenya aho ari bumusige. Ugera kuri Peyaje uvuye mu mujyi ugana Sopetrade, urenze gato umuhanda ujya kuri Saint Paul. Izina Peyaje ryaturutse ku mafaranga yasoreshwaga amamodoka manini n'amatoya ndetse n'amakamyo byabaga bigenda mu mujyi wa Kigali. Icyo gihe uwabaga afite ikinyabiziga yaragisoreraga, kandi hari ibiciro bizwi ku bantu bagenda kuri moto no mu modoka ntoya ndetse n'imodoka nini. N'ubusanzwe Peyaje yari iri hariya, hari akazu gato mu muhanda kabagamo umuntu wishyuza. Imodoka ntoya y'amavatiri yishyuraga igiceri cya 20, amakamyo mato akishyura igiceri cya 50, amakamyo manini akishyura igiceri cy'100. Umusaza zirimo abagabo yadutangarije uko byari bimeze. Yaragize ati, kuko kuri Peyaje hari akazu gato kabaga karimo umuntu. Umushoferi yashaka kugenda atishyuye agakurura icyuma gikoze nk'umunyururu ikamutangira. Zirimo abagabo yakomeje agira ati, Peyaje kuko byaturutse ku mugabo wakoreraga mu kazu gato yabaga yicayemo yishyuza abahanyuze. Iyo yabonaga ikinyabiziga yabwiraga nyiracyo ko atarenga kuri Peyaje. Nk'uko bamwe mu bari bahatuye icyo gihe bakomeje babidutangariza, umusaza zirimo abagabo yakomeje agira ati, izina rero Peyaje ryakomotse ku ijambo ry'igifaransa paye rivuga kwishyura, kuko uwageraga aho agomba kwishyurira yabwirwaga ko atagomba kurengaho kuri Peyaje atishyuye. Wabaga ari buce muri iyo nzira yagombaga kwitwaza ibiceri byo kwishyurira icyo kinyabiziga. Icyo gihe kandi wabaga ntabifite ntiwahatambukaga. Ikindi kandi imihanda yari mike, ugasanga nta bundi buryo bwo kwepa kwishyura ayo mafaranga. Umusaza zirimo abagabo warahatuye icyo gihe yakomeje atubwira ko kwishyuza izo modoka byaje kugera ubwo birahagarara mu mwaka w'1973. Ibi ni byo twari twabateguriye ku bigendanye n'izina Peyaje. Ndagushimiye wafashe umwanya gukurikirana iki kiganiro. Niba wakunze ibyo dukora, ukore kuri like, kandi niba ari ubwa mbere tubanye, ukore kuri subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro bijye bikugeraho. Ndabakunda, Imana ibarinde.